ntago njya niba mpera ko mvugira aho ngaho n'ubundi. Ijoro rero ryagenze ari. Ijoro rya refresh man. Wari icyo utabona nta kuryama kwari guhari. Reka da. Mwaryamye nkasanga, fiyo mwaryamye nkasanga. Yes, Fiona. Umeze bite se? Isawa. Ndabona umeze neza. Meze neza. Ariko ijisho ryahiye. Ni ibitotsi ibyo tutarambara ibitotsi. Sha birashoboka ko ntashye ninze na. Waryamye nkasangahe? Nka saa saba z'ijoro. Sasa aruri mu rugo se cyangwa ariko aruri mu rugo amasaha kuko n'ubundi ayo masaha n'ay'abajura n'indaya kandi n'uri umujura n'uri n'indaya bigaragara aruri mu rugo. Oya hano nari kumwe n'abashiti banjye njenjenga nyine biba ngombwa ko amasaha agenda bwije. Ariko mwe na za sireye kwini se? Oya ntabwo ujya usireyinga se? Ntawe nyasireyinga kandi bigaragara mu jisho. Mu jisho si uwawe ukabisoma kuko aya ijisho ngiye nkurikije ukuntu ryabaye kuko ndabizi neza ntabwo ujya ukunda kuba uri hanze ayo masaha ahubwo wari uri mu rugo. Impamvu nuko naryamye ninze. Waryamye utinze nyine bigaragara hari umuntu wakugomesheje. Oya ahubwo se ijoro ryari rimeze riti? Ntacyo ryari ritwaye. Yabashaga se? Wipacha rwose indeze wabashaga. Iryo joro ryaba nijoro twavuga ijoro ryabashaga. Oya nanga kandi abantu twaba tugiye kurengera. Mbwa turagaruka mu kanyura bitubwira neza. Nayo bimeze bite? Fresh bro. Ariko rero nitegereje neza nawe ndabona amaso yabyimye. Twari kumwe buri. Niwe mwari kumwe. Nase ko yarabiciye ku ruhande. Yabicaga ku ruhande. Wagira ngo ari ari gutinya ariko ngewe ntago njya niba mpera ko mvugira aho ngaho n'ubundi. Ijoro rero ryagenze ari. Ijoro rya refresh man. Wari icyo utabona nta kuryama kwari guhari. Reka da. Mwaryamye nkasanga, fiyo mwaryamye nkasanga. Ntago nari kumwe na Meya. Wari umwe hasi ubwo uyu aravuga twari kumwe wowe ntitwari kumwe. Ntabwo nari kumwe. Aho ari baragihakana wagira ngo ari ibyago narindimo. Ari baragihakana cyane ibyago narindimo. Cyangwa mwararanye mu nzozi. Mwararanye mu nzozi. Ikigaragara kigandota cyane. Cyangwa ahubwo mwararanye uyu nguyu yibagirwa ko mwararanye. Wabyibagiwe. Oya ntabwo nabyibagiwe. Ego wabyeruye. Oya ntabwo nari kumwe nawe ntaruka neza. Cyangwa aho ikindi cyangwa yatanze ijoro ribi. Wasanga ijoro watanze ijoro ribi akaba bari ko kwihakana akavuga ngo yabaye nkaho yaraye wenyine. Ariko nibura yakangaye akambwira ngo none wampa ijoro ribi wenda nkongera nkamuha umucyo. Ariko kuri wowe wumvise ari fresh. Anyway bana ntari bihugu ikigaragara cyo we ntago yabashe kwishima. Ariko ntacyo bimbwiye namuha n'umucyo. Simon waguhaye haya ngo waryamye sangahe? Sasa nari kumwe nawe. Sasa ubyuka? Byutse saa moya nzana. Saa mu gitondo. Ese ngashaka ikindi gihe kikuva saa saba kugera saa moya za mu gitondo ikindi kintu ushaka banganga zaguhe ngo ikindi gihe ngo ibyishimo bitange ibyishimo byakomeye amasaha arenga 5 urumva hari ibindi byishimo yabona. Okay none cyo fyereka nkubaza ikintu kimwe. Wenda ukeneye iki kindi? Oya ntacyo nkeneye. No sinjye nari kumwe nawe. Ntabwo twari. Ariko si cyo mbaza. Mwaryamye wowe urabishyibagirwa ko wararanye n'umuntu. Oya ntabwo nabyibagirwa. Cyangwa se birashoboka ko byaba ari mu nzozi wenda ariko ntabwo nari. Ngo ongera uvuge. Bishoboka ko byaba ari mu nzozi. Waranye mu nzozi ariko ntabwo nari. Ariko rero no mukobwa agira n'udushya. ashobora kuba werose muryamye. Nasi ko hari ikintu mbona muhuriyeho. Iki ijisho ryahiye sibyo nk'umuntu nyine waraye uyu nguyu nawe amaso yabyimbye nk'umuntu utasinziriye sibyo bifite ikintu bihuriyeho. Ariko rati umukobwa agira udushya n'ejo ndi yaramwe ngo nariye amagi ngo ndota yabaye inkoko. Ende wari amagi? Fiona yari amagi ngarota yabaye inkoko. Arota yabaye inkoko. Ngumva icyo gihe ngo amagi agiye kuyareka none rero wumve.
agira udushya wari iby'ingoro tabaye nko akabazo k'amatsiko yari inkokokazi inkoko wari wabaye cyari isake nanjye mufashe inkokokazi wari usobaye inkokokazi nawe urabona ntabwo nabisa yari inkokokazi nta nubwo wabaye dendo wabaye inkokokazi ariko wenda basije kuba dendo ngira ngo ntiwari kubabara ntabwo nashobora kumva agahinda afite ubu gusa ikintu ari gukora ubutaha reka nkubwire ntuzongere kurya amagi wenyine n'uyu nguyu uzajya umuha kugira ngo wowe n'ube inkokokazi wenda uyabisake wamugana cyangwa undi yari isake cyangwa usorumva waba inkokokazi oya ubutaha uzajya umuha kugira ngo utazaba inkoko wenyine aba nakora ubufasha rwose ubu tugize inkoko kabaye rero oya none se kumva mwariye inkoko none se urarya amagi y'inkoko ukarota abaye inkoko urumva ko rero yewe buriya ikintu kiba cyambabaje cyane ni uko mba ndi kumwe n'umuntu utakunda akampinduka akanga ngo twagira mu kiganiro tuba turi mu kiganiro bana abavuga cyane ko umureba gutya aravuga we ariko se ikibazo cy'amatsiko ubwo amagana ko naje nje kukureba nkumusanga hano ubundi yaharaye cyangwa aho mwararanye ino story byo kumaso yasubira iki ye nabonye mwese mutaryamye uyu rirahiye wowe rirabyimbye twaraye dukina akana ko muri isho biba bikinakenewe none se aho mwaraye ni hano cyangwa mwaraye turi mu rugo ariko nta biba birenze mu rugo nyine hehe hano urutano ko ari mu ntebe ni mu rugo ubundi mu rugo haratandukanye hano ni mu ntebe hari no kugira ute no kuryama hari no kugira ute no kubyuka twabyuka twicaye mu ntebe fiyo nibyo mwabyutse hano cyangwa mwabyutse ahandi ndabona aho twaba tubyutse hose nabi akubwa ibigaragara noneho kuva mwaryamye mwanabyutse umugabo aho njye nawe nayo ndi kumwe na mehe akira nguheho kuko ngenje hano mu gitondo nje mu kazi akira nguhe yagera hasi ngiye mu nkuri mu rungabangabo ariko rero kuba wasangiye n'umuntu akabyuka aguha amandazi akabyuka aguha amandazi ibi ndagira ngo tongera we noneho nujya no kurota ntabwo urota abaye inkoko urarota abaye ifarini hajya ngo gushize amagi ngo yariye amagi arajya aramya ngo aro urebye ibintu narayemo nijoro ngo nagiye kurota ndota nabaye inkoko umuntu avuye ku magi kubera amagi azafiye niba atari ibanga harya ngo warabaye inkoko ni inkokokazi wariye amagi urota wabaye inkokokazi nawe ushaka kumva ibintu byambayeho uzi ko urota wabaye inkoko urabona ko ufite n'amababa ariko se basi wenda iyo ujya kurota basukarota kujya utabaye isake ukaba inkokokazi si urumva byakunda oya nyine ni uko byaje oya wima amandazi ntabwo ari nabyo reba ibyo bivura hangova kiracyakurimo ngo amazi zana akandi kabyeri byeri zivurwa n'izindi byeri byeri bivurwa n'indi byeri yareva turashyigiye varumani ese yayiguhaye wayimuhaye irahari ariko ariyo yishigarije areka kubwira wewe kuntanywa nk'ikamyo itobotse anywa nk'igikamyo yaba kuri ijoro riba ryabaye ahera si ijisho ni ry'inzoga ushobora kuba gutya ariko nagiye mu kazi ngatinda ariko natashye bwije cyangwa se naryamye neza uko bikwiriye atamana y'umubebe agira udushya twinshi agira udushya uteye ubwoba wagiye kutubwira ngo yari muri job agiye yatanga oya rira amandazi ibindi ubireke reka mbabaza wenda tuve mu rwenya ihindi ukuri nakomeje kubitegereza uyu yabyimbye amaso yatukuye amaso murasa n'abantu bararanye koko nibyo nkeya mbabarira umbwire nibyo koko aya nibyo nta kintu kiri nta komenti narimo wanguki njyewe nararanye nawe
kunyihakana njyewe nje hano nje mu kazi nta hantu nigeze muranamenya wataka tugakurira mu ntebe wicaye none aze oya je fiyo baharira mbwira uyu muntu ijoro rye ryari rimeze reka nawe naho nigeze kunyihakana ariko nta hantu nigeze murira nawe nakubwiza ukuri aho ibyo ya telefone yanjye igihe ampamagariye ambwiye kaje iri hehe telefone iyo telefone nkwereke igihe ampamagariye rero guhamagaye nkubwira ko urege ampamagariye oya reka nze iyo telefone reba igihe ampamagariye ubu ni ryari none si niyo wanditseho oya mutima aya mutima nibeshe kaze ndebe ampaye ebeho urebe uko atari oya nukora abantu banye bafiyene yahamagaye abantu banye bafiyene ninjye yahamagaye kuko yahamagaye nijoro ambwira ngo araje kunanga arankumbuye cyane kada urumva reba ahantu yahamagaye madore handitseho kazungu nta hantu nigeze murana meya rwose handitseho kazungu ahubwo reba nimero yanjye kubera ko ari wa kazungu kubera ko abafite herwa na kangahe herwa na 28 28 reba muri telefone tayibona urege yampamagariye mbere yo kubyo bavuga ucyo ngo ntabwo twari turi kumwe urumva nje ntabwo nayindi kumwe nawe wari kumwe nande ubwo nubwo uje no kumwe umuntu mwari muri kumwe reka ndebe nimero herwa na handitseho kazungu ubona abandi kumwe wese ntabwo bikureba ntabwo binde umumagara cyo muri ya joro umbuja kwiryamira wari nkumangira igipangu cyo wose wanyitabiraga iki nyene iri nkumangira mu ijoro ushaka iki mwavuganye ejo saa 9 z'amanywa urumva naba muri kabiri ahubwo ndi kubona undi ari kazungu cyangwa ahubwo mwahamagaranye ku yindi nimero wenda ubwo nta mijyo nimero yamuhagajije dore ngiye kubeshya ntabwo nari ndi kumwe nawe wari kumwe nande no wari kumwe nande nandi hose ntabwo bikureba none uje kumara iki none uje turi kumwe hano uri kumara iki nje mu kazi ntabwo gutya ntabwo turi kumwe none ho ntabwo turi kumwe turadusanganyira ese njye ko nsanze umwe ari mu cyumba undi yicaye mu ntebe urumva twabari nyine ngo yabuze umucyo ijoro ryamubereye ribi ariko ibigaragara nawe uri ikigwari ubundi uba si ikigwari wenda oya nari ndi kumwe nawe ntabwo nari ndi kumwe nawe ahubwo ikigaragara yavugisha ukuri tukamenya uburyo ki umwijima ukavamo umucyo ariko fiya wirakara ese ntibyabaye cyangwa byabaye ntabwo byabaye habaye iki noneho ko bitabaye ibyabaye byose ni ibiki nyine ibiki byabaye ntibyabaye ntabwo byabaye urashaka ko biba noneho ntabyo nshaka ntabwo se wabyemera ibi ngibi oya warya imbwa yarya nzungu wabimenye ayasha none se ngambwira amaso yabaye iki impamvu nuko natashye ninze niyo mpamvu uri hese aho nari ndi hose njye nari ndi kumwe n'abashuti banjye ngahe no mu kimasoro cyangwa mu gitobo turamera kuri atabaye ariko mbeya ngaha tubwiza ukuri rata tubwiza ukuri bwiza abantu ukuri byabaye cyangwa ntibyabaye rigaga buriya iyo babiri baburana umwe aba yigita nkana ayo baravuga mu ruhame rw'abagabo jya uba inkongi y'umuriro ariko rata cyane n'ikiganiro rero nta n'ibyabaye yaragiye kurira ejo twagiye mu kiganiro i Nyamirambo cyari cyamwishe neza aya marira aramanuka abibona icyamamare kiteye nkawe ugira ubwoba nka buriya reka tubashimire abari badukurikiye mwese tubifuriza ibihe byiza iyi nkumi muri kubona ikizubazuba harya ujya ukina witwa ndera ni Nyirabikari nibyo muri janja komedi kwa Murokoke TV ukina witwa ndabukira mama pasiteri kwa Rupacu gakina witwa Fiona icyamamare gihora everyday bana mu gihe cyose mpampagara iki mbega nawe urabyumva wowe ntabwo wakwivuga abantu barakuzi oya njyewe naramamaye byararangiye ariko nitwa Meya